bakunzi b'ibiganiro byacu bigiye bitandukanye kuri Voice TV biba mu masaha agiye atandukanye. Tugarutse muri uyu munsi muri morning update nk'uko mubizi cyangwa se tumaze kuyimenyera, ibaho buri munsi buri gitondo guhera ku wa mbere kugera ku cyumweru. Kuri uyu munsi tukaba tubahaye ikaze muri iki kiganiro, kandi tukaba dufite byinshi cyangwa se ibintu bigiye bitandukanye turi bugarukeho cyane, turi busesengure tukibaza se ibi bintu byatewe n'iki, cyangwa se birimo gutera ikihe kibazo mu gihugu, cyangwa se ibi bintu byaje gute, biraturuka hehe, biraterwa n'iki, aho byose turi bubigarukeho tukibaza cyane ku bintu bigiye bitandukanye cyane cyane mu gihugu cyacu, aricyo turi bwibandeho uyu munsi. Nongera no kubibutsa ku bantu badukurikiye muri aya masaha, cyangwa se abantu badukurikira buri munsi, ko mugomba gukora subscribe, mugakora share, mugakora na comment, kugira ngo tumenye cyane cyane ibintu mukeneye tube twabibagezaho mu gihe nyacyo nka Giant Voice TV. Tukaba dufite ama program cyangwa se gahunda zigiye zitandukanye ziri bube zikurikiraho, harimo morning sports, harimo umuseke mu iterambere, harimo daily life program, star focus, bwije uko ziki. Izo ari gahunda zitambuka kuri Giant Voice TV umunsi ku munsi, umunota ku munota, zidashobora kuba zabacika, ahubwo mugume muri tuned kuri channel zacu za Giant Voice TV kugira ngo izo gahunda zose muze kuba muzisubireho mumenye ni ibiki bivugirwamo. Harimo amagambo y'ubwenge, harimo amakuru y'imyidagaduro ku bantu bikundira amakuru y'imyidagaduro cyane cyane nko muri Star Focus. Harimo amakuru agiye atandukanye menshi ashobora kutugirira akamaro. Harimo program y'ubuzima ku buryo wamenya ubuzima bwawe uko wabwitwaramo kugira ngo bube buhagaze neza. Uyu munsi ntabwo ndi busubire ku bintu byinshi cyane, ahubwo turaza gusubira ku bintu bigiye gukurikira byo ngiye kubabwira, ariho turi busubire kuri iyi nkuru cyangwa se ku rupfu rwadutunguye, ku rupfu rutangaje rwadutunguye, rwaje rukaba cyangwa se rugatwara umwe muri twe, umwe munyarwanda muri twe wari ufite inshingano zikomeye, wari ufite akamaro kuri twebwe, ahubwo uru rupfu rugatungurana, atari ukuvuga ngo rwaje ruhita rumutwara, nawe ubwe wenyine yabigizemo uruhare. Aho turi busubire kuri iyi nkuru y'umugabo witwa Iraguha Clement, cyangwa se uyu mugabo wamamaye mu kwigisha ibinyabiziga cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi muramuzi, cyangwa se abantu benshi turamuzi bitewe n'ibyo bikorwa yagiye akora yigisha abantu batandukanye, harimo abayobozi batandukanye, harimo ibyamamare bigiye bitandukanye, akaba yarabyigishije gutwara ibinyabiziga. Ariho iyi nkuru y'incamugongo yabaye ku wa mbere, turaza kuyisubiraho tuyisesengure neza, turebe se ibi bintu byagenze gute. Bibaho se ko umuntu ashobora nawe kwitwarira ubuzima bwe kandi tubona ntacyo abuze? Ko twumvaga twebwe abantu bafite ibibazo wenda aribo bashobora gukora ibyo ngibyo. Ni iki kibyihishe inyuma? Turaza gusubira no kuri moto za Spiro zirimo guteza ikibazo mu gihugu. Ikibazo abantu turimo kwibaza se zino moto zirimo guteza ikihe kibazo, ko tubona zidutwara zigira gute tukagenda tukajya mu kazi kacu tukigarukira. Spiro zifite ikibazo gikomeye. Spiro muri feri zazo habamo ikihe kibazo? Ariho birimo kugaragara ko amagisida menshi arimo kuba ya moto aterwa na Spiro, bitewe n'uko zifite ikibazo muri zo abantu bataramenya. Abamotari bo ubwabo baravuga ko kujya kuyihagarika
gufata feri ari ingorane, kuba bari ahantu hamanuka sipiro yabaye ingorane, ariho abantu bamwe b'abagenzi batakijya kuri sipiro kubera gutinya urupfu cyangwa se gutinya kuba babura amagara yabo. Izo nizo nkuru turi bugarukeho uyu munsi, tukazinjiramo neza, tukareba neza ikintu cyakorwa cyangwa se tukareba neza ikintu kibyihishe inyuma. Turaza gusubira kuri iyi nkuru yacu twatangiye tuvugaho ya mwarimu Clement, ari we wari uzwi nka Iraguha Clement. Ase uyu mugabo ubundi impamvu ashobora kuba yiyahuye ni iyihe? Ku bantu bari kumwe nawe ku munsi wo kuwa mbere, nta muntu washoboraga kubona ko afite ikibazo. Ikibazo cye se, iki kibazo tuzakibwirwa n'iki noneho saza? Bitewe n'uko ku bantu bari kumwe nabo yari atuje, nta muntu washoboye kumenya ngo afite ikihe kibazo, ahubwo we muri we iki kibazo kigomba kuba ari ikintu cyamubayeho kenshi cyane, cyanisubiye mu buzima bwe, kibaho cyangwa se yahoranaga umunsi ku munsi. Ntabwo nkeka ko mwarimu Clement yabyutse umunsi umwe yagenda kuri Kingfish nk'uko babivuga, agahita bafata umwanzuro wo kwiyahura bitamuhoramo, ahubwo yagiye abifite mu mupangu, abifite muri gahunda. Buriya Imana yahishe imitima yacu, niyo yakoze ikintu gikomeye gihambaye cyane. Ntabwo wambwira buryo ki abantu uri kumwe nabo barakubona, ariko ntabwo bashobora kubona icyo utekereza, ntabwo babona ikiri mu mutima wawe, ntabwo babona umupangu wawe. Basi iyo usa ngo Imana yo yonyine yagaragaje ibyo dutekereza n'imitima yacu, ntabwo wenda uyu mugabo twari mu muburi. Ndumva wenda umwe muri bo yari burebe ibyo atekereza, yari burebe mu mutima we ibintu birimo, akaba yakora buryo ki bushoboka imigambi ye bakayisesa. Ariko mu gihe Imana yabashije kuba yaduhisha ibyo ngibyo, niho tuzajya duhurira n'akaga buri gihe, n'ibintu bizajya bitugoho tutabizi. Umuntu azajya yifata akora ikintu muri kumwe utabizi, wisange byabaye gusa. Cyane cyane ko na rimwe na rimwe tuzajya binatugiraho ingaruka tutazi aho bituruka. Biragaragara yuko mwarimu Clement ku itariki 10 z'uku kwa 11 mu masaa 10 ko yari mu karere ka Gicumbi, yari i Gicumbi, nyuma aza kujya mu karere ka Gatsibo, ariho yagiye kuri iyi hoteli izwi nka Kingfish. Ahangaha biragaragara ko yagezeyo. Kugera kuri iyi hoteli n'ubundi birasaba ubwato, ajya mu bwato bumugeza kuri hoteli nk'umuntu nyine ugiye gutembera, umuntu ugiye kuruhuka mu mutwe bitewe n'ibyo yiriwe akora, wenda umuntu ufashe umwanya we ugiye kwiyitaho muri make kuri uwo mugoroba. Urumva nta wabyibazaho cyane, nta n'uwo byatungura kuba yarahagurutse akigira mu karere ka Gatsibo muri ayo masaha, akajya kwitemberera, cyangwa se ntabwo ari aka Gatsibo, ni akarere ka Gasabo. Mu kugerayo afata ubwato bisanzwe bumugeza kuri iyo hoteli, ariko ikintu gitunguranye cyane, ahubwo nibazaho njyewe nkanjye, nibazaho gute abantu batagitekerejeho ngo bagisubireho. Ahubwo icyenda kuba ni uko umuntu atagiparika cyangwa se ngo agihagarike. Ariko mwarimu Clement yarabivuze,
yavuze ko ashobora kuba yaragiye kuba yakora kino gikorwa cyangwa se kuba yajya kwiroha. Ni nk'aho yari yatanze sinyari, ahubwo ntabwo umuntu yapfa kumenya icyo umuntu avuze. Biragaragara yuko muri ubu bwato agenda kuri hoteli yabajije, murabizi iyo ugiye mu bwato baguha turiya tujaketi twabo twa life jacket. Yarabajije se kano gakoti umuntu akambaye akagwa mu mazi hari icyo yaba? Baramusubiza ngo ntacyo waba. Ngo none se uguye mu mazi utakambaye? Baramusubiza ngo warohama. Arituriza. Ndakeka ko iyo ariyo ngingo y'ingenzi yari iri aho ngaho, ariko mu gihe bari batazi imigambi iyo, batari bazi ngo haraza kuba iki, haraza gukurikiraho iki, ntabwo bari bubimenye. Bumvaga ari ukwibariza bisanzwe, ntabwo bumvaga ko icyo kibazo gifite uburemere, afite impamvu akibajije cyangwa se yagitekerejeho kenshi ku buryo yaba yakibaza. Bumvaga ko ari ikibazo gisanzwe, ari ukuntu umuntu abaza ikibazo. Baragenda bageze ku nkombe hirya, mwarimu Clement aho kugira ngo wenda ajye muri hoteli afata ibyo ashaka akora ibiki, asaba ko bamuha ubwato bundi butoya bwari buhari n'ubundi bw'abagenzi bw'abantu bazi gutwara ubwato bajya mu kiyaga bagatembera, bajyana mu kiyaga bagatembera. Ariho yababwiye yuko we azi gutwara ubwato. Ikintu bakoze bo bamuhaye ibisabwa byose ku buryo niyo yagerayo, yagera hagati mu mazi atagwamo ngo arohame cyangwa se mu kiyaga. Bamuha ibisabwa, bamuha agakote gashobora kumurinda kuba yarohama, bamuha byose bisabwa kubera n'ubundi yari yabemeje buryo ki azi gutwara ubwato. Ariko urumva we yagiye kubikora afite intego. Hariya aho yari arimo kuza n'abandi bantu benshi, urumva byaramubangamiye, ntabwo yari bwifate ngo ahite ava mu bwato yijugunyemo mu kiyaga. Ahubwo kubera ko ariyo mpamvu natangiye mvuga ngo uyu mugabo mwarimu Clement, Iraguha Clement, yari yabipanze, yari yaje afite umupangu, azi ngo ndaza gukora iki, ndaza kuva kuri iyi step njye kuri iyi. Ntabwo ari ibintu byamutunguye, ntabwo ari ibintu yageze mu mazi ngo avuge ngo reka nze kubikora ngerageze wenda ndebe uko bimeze. Ahubwo ni ibintu yari yapanze, yari yavuze ngo biraza kugenda gutya na gutya. Ntabwo wambwira yaba yarabajije icyo kibazo ngo ntabwo yari azi icyo ari bukore, ahubwo icyo kibazo yari agifiteho urujijo, yari atarasobanukirwa neza ibyo ari byo. Ariyo mpamvu yakibajije kugira ngo asobanukirwe, umupangu we uze gukomeza ugende neza. Bamaze kumuha ibi bikoresho byose, nibwo we yagiye mu mazi n'ubundi mu bwato, ajya mu mazi bakagira ngo ni ugutembera ikiyaga bisanzwe. Bakumva ni urukundo wenda rwo kujya mu kiyaga ngo atangire atembere arebe uko bimeze, ni ugukunda wenda ikiyaga. Naho we muri we mu mutwe we hari harimo ibindi bintu bitandukanye batazi. Ageze muri metero 50, ikintu gitangaje cyane, ikintu gitunguranye, nuko yageze muri metero 50 bakabona umugabo icyo yakoze, akuramo ya life jacket, akuramo ka gakote. Yari yageze muri metero 50 ku muntu wari bufate wenda ubundi bwato ngo ajye kujyayo, yari busange umugambi we n'ubundi yawushoje. Ahubwo ndakeka byarateye nk'ihungabana ku bantu bari bari aho ngaho, kubona umuntu ageze muri metero 50 ari mu kiyaga, akuyemo ikintu gishobora kuba cyamufasha
kugira ngo ubuzima bwe budahungabana, agikuramo ka gakoti nibwo yahise yijugunya cyangwa se agwa muri cya kiyaga. Urumva ko ari ibintu yari yapanze, kuba yarakuyemo agakoti gashobora kurinda ubuzima bwe, we akijugunya mu kiyaga. Ntabwo ari ibintu we byamutunguye, nubwo twebwe abanyarwanda muri aya masaha ari ibintu bidutunguye, ariko ni ibintu yari yapanze. Bikaba ari byo byaturutseho urupfu rwe, akaba yararohamye. Urupfu rwe rukaba rwaramenyekanye ku wa mbere saa 12, ariko no muri aya masaha bakaba barimo gushaka umurambo we. Ku munsi w'ejo bagiye guhiga umurambo we mu kiyaga, barawubura. Bivugwa yuko amazi iyo warohamye ku munsi wa gatatu aribwo ugaruka hejuru cyangwa se usubira hejuru. Ubu rero reka dutegereze uyu munsi, araza gusubira hejuru se cyangwa yahuriyeyo na za shaka, ntabwo tubizi. Ahubwo iyindi mpamvu tugomba gutekerezaho, n'indi ngingo tugomba gutekerezaho cyane, ni ukwibaza se byatewe n'iki kugira ngo uyu mugabo yiyahure muri ubu buryo, kugira ngo apange uwo mupangu wo kuba yava ku isi. Wenda se afite ibibazo byinshi? Reka tujye muri comment section. Wenda hari umuntu se waba umuzi basi ngo aze kuvayo adusobanurire buryo ki umuntu, njyewe kera numvaga ko umuntu wenda ufite ibibazo, umuntu w'umukene, abantu bafite utuntu nk'utwe aribo bagira ibintu byo kwiyahura. Wenda ni katuceke kari karande zamukurikiranye, ari umuntu mu muryango w'iwabo wigeze kubikora. Nabyo ntabwo twabikonfirima kuko ntabwo tubizi. Ikintu gishobora kuba cyabimuteye nicyo kintu turimo kwibazaho cyane, nicyo kintu kirimo gutangaza, kirimo gutungura abanyarwanda cyane, bibaza ko nta kintu kibi cyangwa se kirenze twari twumvishe wenda cyamubayeho cyatuma avuga ngo agiye kwiyahura. Buriya kwikura mu buzima bw'isi ni ikintu gikomeye cyane. Uba wagize ikibazo gikomeye cyane mu mutwe, uba watekereje byinshi, wahuye n'ikibazo nubwo twaba tutabizi, twebwe tutanabimenye. Ntawamenye, ubwo hari impamvu yabikoze. Icyo navuga cyangwa se icyo narenzaho aho ngaho nuko namwifuriza iruhuko ryiza. Mwarimu Clement, may your soul rest in peace. N'ubundi twese niho tuzajya, nta muntu utazajyayo. Rero yigirire iruhuko ryiza, niwe uzi impamvu yabikoze, niwe uzi impamvu yatumye adashobora gutekereza ko hari iyindi solution yabaho cyangwa se solution yakorwa ku bintu byari bimurimo, ku bintu cyangwa se ku bibazo yari afite, akumva ko solution ari ukuva mu buzima bwiza, ari ukwipfira. Niwe uzi iyo mpamvu. Rero reka tumureke aruhukire mu mahoro, ahubwo tureke no kuguma tumusubiraho cyane, nabyo bitamuteza ikibazo ahari. Okay, reka twikomereze rero muri iyi nkuru yindi y'amamoto ya Spiro. Spiro zimaze kuba nyinshi mu Rwanda ku bantu batega amamoto. Wenda reka aba ariko mbivuga, ni nyinshi pe ku mihanda, mu magare y'amamoto basigaye barazishyiriyeho aho zipakinga, ntabwo zigipfa guhagarara aho zibonye. Usanga Spiro ahantu hose ni Spiro muri make. Ariko izo Spiro uko ziba nyinshi niko zirimo gutwara n'ubuzima bwacu. Abamotari aho barimo kubigarukaho cyane, bibaza kampani yakoze izi moto, yakoze moto kugira ngo imareho abantu, kugira ngo abantu bakora amagisida buri munsi, cyangwa yari igamije iki kugira ngo muri feri zayo
hagiremo ibibazo, kugira ngo moto ya sipiro niba iri ahantu hamanuka iba idashobora guhagarara, idashobora gufata feri cyangwa se kugabanya umuvuduko wayo. Biragaragara yuko mu minsi yashize twabonye moto irimo gushya. Izi ni za zindi z'amabatiri. None tugarutse kuri izi sipiro, biragaragara yuko umubare w'abantu barimo gukora amasida ya moto, umubare mwinshi ari uwa sipiro. Kwa muganga huzuyeyo abanyarwanda benshi bakoze amasida kubera sipiro. Atari ikibazo cy'abamotari, atari ikibazo cy'uko amategeko cyangwa se u Rwanda rudafite amategeko y'umuhanda baba barize batarajya gutwara ibyo binyabiziga. Amategeko yo barayize, baranayazi, nabo bonyine barabishimangira ko nta kintu batazi kigomba gukurikirwa. Hari amakamera mu muhanda agaragaza umuvuduko umuntu ashobora kugenderaho, ku buryo urengeje uwo muvuduko wacibwa amande. Ntabwo nizera ko umumotari wa sipiro ari we wishimiye kuba yagendera ku muvuduko ukabije ngo acibwe ayo mande cyangwa se ahabwe ibyo bihano bitandukanye. Ahubwo ikibazo kiri muri moto barimo gutwara. Umuntu washyize isoko hanze ry'amasipiro, kampani ikora amasipiro, kubera iki itatekereza kuri iki kintu? Ariyo mpamvu abamotari barimo kubyibandaho cyane bakabigarukaho, bakavuga ngo bo nta kibazo bafite, ahubwo ikibazo kiri kuri moto. Ariho turimo kubaza twebwe, moto noneho bazikorera iki? Bazibaninge se? Ntabwo byakunda. Ubwo abamotari bazitwaraga baraza kubaho bate? Icyo nacyo ni ikindi kibazo. Ahubwo abamotari bo barimo gukenera ubuvugizi bw'izi moto. Njye ndumva ikintu cyakorwa aha ngaha, solution yatangwa, ari uko abantu bakora izi moto bazishyira ku isoko. Yaba ugiye gukora moto cyangwa se ugiye gukora ikinyabiziga kizatwara abantu, aya ni amagara y'abantu ari mu marembera, ni amagara y'abaturage y'abanyarwanda ari mu marembera. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni ikintu, ngo sipiro ni ikintu uzashyira muri bizinesi yawe wenda ngo kijye aho ngaho gusa gikore nk'umutako. Oya, kigiye mu baturage cyangwa se mu baturarwanda muri rusange bafite umubare munini. Rero urambwira uyu munsi niyo hapfa abantu 50, ejo bagapfa 100, ejo bagapfa bangahe kubera izi ngaruka z'izi moto? Ubwo bizaba birangiye bite? Ndumva nta kintu kizaba gihinduka, nta kintu kizaba kirimo gukemuka. Ahubwo ku bantu bakora izi moto z'amasipiro, ikintu badufasha ni ukujya nujya gushyira ibicuruzwa byawe ku isoko, ujye ubanza ubisuzume neza, urebe se hari ikibazo bifite, biraza guteza se ikihe kibazo? Kubera iki se abamotari barimo kwibanda kuri izi sipiro? Nuko se hatari ubundi bwoko bw'amamoto? Ubwoko bw'amamoto buhari bwo ni bwinshi butandukanye, ariko bafite impamvu barimo kwibanda kuri sipiro. Baravuga ngo nta nduru ivugira ubusa ku musozi. Kuba barimo kuvuga mu biganiro byabo byose bigiye bitandukanye, abamotari ikibazo ni sipiro, ikibazo ni mu gufata feri z'amamoto. Ayahe sipiro? Sipiro bigiye kuba indirimbo y'igihugu se? Ahubwo byashakiwe umuti. Njyewe nasabaga ku bantu wenda bashobora kuba babishinzwe, bashobore kuba babikurikirana, kuko ubuzima bwacu cyangwa se ubuzima bw'abanyarwanda muri rusange buri mu marembera. Nitutagira
ubuvugizi cyangwa se nitutagira mu guhindura cyangwa guhindurirwa izi serivisi, biraza kurangira twese umubare mwinshi ugize ibibazo. Abadapfuye bagiye gukomereka, usanga aribo bari bafashije imiryango yabo, nibamara kujya muri icyo cyiciro cy'ababana n'ubumuga, ubwo bizagenda bite? Ikindi kibazo abamotari barimo guhura nacyo ni uko abagenzi basigaye banga no kwicara ku mamoto ya Spiro. Urambwira ngo umumotari agiye kuza mu gitondo, abyutse igicuku, aje mu kazi, aje gushaka imibereho, kubera ikibazo cy'amamoto yonyine atwara, abagenzi banze kujya kuri izo moto, ku buryo umugenzi we avuga ubwe njyewe ntabwo nayicaraho nubwo nagendesha amaguru, nimbura ubundi bwoko bwa moto ndahagenda da. Umunsi wose ukira adafashe ku mafaranga, kandi byitwa yuko we nk'umumotari yahagurutse afite intego yo kuza ngo akorere amafaranga, yibesheho, yiteze imbere, wenda anateza imbere n'icyo gihugu cyangwa se n'igihugu. Ariko bitewe n'ikibazo gituruka muri kampani ya moto atwaye, ikibazo kiri kuri moto, ntabwo ikibazo ari we ubwe, bitumye nawe adindira mu iterambere. Ubwo se igihugu kizatera imbere? Ntabwo bishoboka. Uko umuntu adateye imbere, none se igihugu cyo cyatera imbere? Igihugu ni abantu. Ntabwo wambwira rero ku buryo abantu nibananirwa gutera imbere bo ubwabo, n'igihugu bwacyo iterambere rizadindira. Ariyo mpamvu rero dusaba ko ubuvugizi, dusaba ko iki kibazo cy'amamoto ya Spiro cyarebwaho kigashakirwa umuti, ku buryo igihugu kiguma mu mahoro yacyo, akazi kaguma kagakorwa nk'uko byari bikwiye, ibintu byose bikajya ku murongo. N'abashimira cyane abantu twabanye muri iki gitondo, abantu badukurikiye muri iki gitondo muri morning update, kandi tukaba buri munsi iki kiganiro kinyuraho mu masaha ya 12:00 kivuga ku makuru agiye atandukanye, kiyajyamo ndani cyangwa se kiyinjiramo cyane, kikaba cyayasesengura, tukaba twasobanukirwa ngo ni ibiki ku bantu baba bibaza se ni ibiki birimo kuba. Tunabibutsa ko dufite abafatanyabikorwa bagiye batandukanye, yari Giant Company Limited, dufite Giant Sacco Finance batanga inguzanyo ku bantu bazikeneye bafite amabusiness atandukanye, ukaba wakwiteza imbere. Dufite Giant Records ifasha mu kuzamura impano. Dufite Giant Transport Company, iyi ngiyi ifasha mu gutanga imodoka, ufite ibirori, ufite ahantu wenda kujya gutembera, baguha imodoka. Dufite Giant Photo Studio, iyi ngiyi ikaba ifasha mu gukora amavideyo no gukora amafoto y'inzibutso, ku buryo nawe wagira agafoto ukajya wibuka ibintu wagiye ukora. Akaba ari abo bafatanyabikorwa, bakaba babasanga Ikinyinya kuri Ono Station cyangwa se station, petrol station, bakaba bakugezaho serivisi zose wumva ukeneye cyangwa se wumva ushobora kuba ushaka gukora, kandi ukiteza imbere na Giant Company Limited. So mukomeze kugira umunsi mwiza ku bantu badukurikiye, kandi mukore subscribe, like, share, mutibagiwe na comment, kugira ngo tujye tumenya neza ibyo mwifuza ko twabagezaho. Murakoze.